Salama boss wanje. Ni neza Fresh sha. Nakubwira niba utagiye gushaka amafaranga wa mujama ntabwo turi bubane ngo bishoboke pe. ese Hano mari kwikina ibintu game nyine by'imipira nisusubize. ibintu by'ibi games Gunda na gukina game bari kuvugisha abakobwa. Cyase n'icya. ariko ubu nakora desala kandi Nyine tu impamvu nari mbikubajije. Kugira ngo numve nyine umuntu niba yatanga akaza no kugusura. Ngiye mbafite umwanya igihe cyose. Muri weekend nta kibazo. Ahubwo we uzi ko mwana ufite isoni. Ukuri mwana ufite isoni. Nyine dupange kuzahura nimba uri serious. Nanone ntabwo byaba ari byo. Gusa ubu ngubu nzakubwira yuko nagukunze niduhura uzabigenza. Sha waba undireye mu bwenge none se ubu ngubu weho wamubanzaho ukaba wamuhaze nge nasanga ari nk'ibikatsi bisigaye. oya keretse nitumuhamagana ne ariko ukazana senyisa njye ukama ijana tugatanga desa nyine nanjye ubwijana ndareba nabura makindazi. Ushabuze amayeri kandi ari njye uraba wazanye n'amafaranga. Ewe ese kiriya gikorwa sinyura bugwaye pasi Ako wasanga ya mafaranga ari na hano ariko tubikurira umwana turebe haguruka ubu wabona nayicariye. cya Gilbert yajyanye twe kwiba turebe. Gilbert ashaka kuba yajyanye nawe n'umurara ndamuzi. yajyaga nkorera imiti shamana kanzigiraga mu mbi ngakuramo desa nkajya kwirebera Nusubiye gato yanyirimi akabagura gashyashya yamaye ngo murya iki se uko nta kintu kirimo. n'amasafuriya narayagurishije yanyishe kubera imipuro. Simani urabona kiriya cyana batari cyiza mwana wese ntabwo ubuwaye. Nose ubu ngo reka mubwire uzanga guhaha ibyo kurya ngo ni umukobwa. Reka jya uhaha ubihorere. ese wandangiye akazi ahubwo mwana. Akazi se warakabuze ibiyede hariya hirya hose ntibihari kandi babuze n'abantu bagaha. icyo nicyo napfuye na wa muniga mani ikiyede kimvuna umugongo. Ngo hibaza umugongo nose nutawukoresha uzawumaze iki? kandi kiriya gikorwa mbanza aricyo cyanteye umugongo. Ingia. Karibu. Komera. Meze ute? Meze neza. Meze neza. Biracamo. Biracamo gake nuko aba ari ubukene ariko biracamo. Andi makuru nyine yari meza pe. Meze neza. Uragenzwa n'iki? Reba ubukene dore bumeze nabi nagira ngo mureke ko mwadufasha mukaduha akazi. Ushaka akazi? Igihe navugiye ko akazi igihe twagatangiye kararangirira akazi. Niyo wamanywe akazi k'ikizi ko koza imodoka yego n'ubundi nkajya mugura no mu gipangu. Nibo twashaka ko ari na company dufite ishaka abantu bazi imodoka gusa akazi kararangiye. Nta myanya yarashize. Imyaka twatanze imyanya 7 gusa muje kujyamo abantu 8 ahubwo twarinjeho n'umwe. None se niyo wama kujya nkora kuri machine. Kora kuri machine warabyize? Narabyize mu gake ariko nabajye umuguramo gake. Wabishobora? Nagerageza pe kuko ukuntu nshaka amafaranga. Uturuka he? Za Kayonza.
Kayonza Kayonza hari ubu urateze kugira ngo uze hano yewana uze gusaba akazi ndateze nari nayobye n'umuntu unyoboye wa hano hepfo yego hari akazi ugeze ukora hose na mbere ku buryo twakumva ko wenda basi wagira ikintu utanga kuri ako kazi akazi nakoze kari ako mu rugo umubosi akajyanuka aravuga ati ndavana rero uyu mubosi uri kunuka reka mbihindure ariko nyine nta kindi kibazo cyane wako kazi se wakoraga ni ubwoko ki nyine nsobanura neza kugira ngo nyine menye narafuraga nkateka nkakoropa mbona nyine akazi akajyamo yamaga 5,000 yakoraga 5 by'amanyarwanda yabasi mukoze ibintu by'amashini uzabinyigisha ndakwishyuza akazi wakabonye gusa ikintu kijyanye no kuvuga ngo akazi imyanya ihari rwose yarashize imyanya yarashize gusa hari ahandi hantu nagutekera cyangwa se ibintu byakunda wamfashije koko ibintu byakunda fasha rwose pe yararimo kwivugiraho reka haceho nk'iminota ndaza kumuvugisha ufite umuryango umuryango ndawufite nuko nyine ku iki gihe biba bitoroshye umuntu arwana n'umuryango nyine ubukene ibyo kurya byabuze n'intambara ubu nawe mbanje gushaka amafaranga ngo ndebe ko najya mboherereza ahubwo se wenda wamangahe akazi kabonetse twaguhera kuri 5 twenda tukuzamura bitewe n'ukuntu ugenda bitwara 45 byo twaheraho uravugisha ukuri pe muzinyabonye niyo twaheraho tuguha cyane yuko iyo dusanzwe dufite experience tuguha na contrat y'imyaka 2 umva yo kuba uri gukora aho ngaho gusa iyo tubonye nta kigenda ni ukuvuga ngo nyir'ubwo muri make nta musoro utanga muri company mama yanjye mwigendera tugwa yawe tukagusezerera ugataha yego niko biba bimeze ahubwo se waba ngurijeho 30 nkagura ihene nkaba nohereje mu cyaro nawe ushaka kugura ihene se nkagura ihene nkaba nyohereje mu cyaro ngarako nakira ufite umuryango w'abana bangahe mfite 2 ubana na ariko shase ntabwo umugore ntabwo yagukundira nta kintu ufite twagana ibintu byinshi bajya kukubaza amazina witwa nde amazina se ubundi bwo yari ngombwa ni ngombwa ko n'ubundi uramutse ubanye n'akazi twakwandika muri sisiteme y'abakozi bakora muri iyi kampani banyita Eric rero waratinze kuki wabonye itangazo n'uhita witabira nyine ni bya bigeragezo byo mu miryango hari akarima nyine nari ndimo ndagenda nshaka ko mu rugo bakama bakajya bandushya nkajya ku kagari ku karere mu mirenge biranga weho rero ibintu by'uburaya nushaka ubireke cyangwa ubigabanya nyine ujye ukora mu rugero ahubwo mwana shareka mureke ubwo mbuze Gilbert nigendere nyine nose ko ari we narinje kureba ahubwo we turi kumwe nari ubwo se ugiye ya gahunda tutayikomeje mwana zana za senkisa nyine genda ibyo by'imikuru nge ntabwo mbikuru genda nyine ubwo bayimbwa ndavuga ati rero niba ibyo ku murenge no mu karere byanze reka mbireke negere gushaka akazi ni ukuri mumfashe mukama akazi nabakorera akazi neza ahubwo urama akahe kazi njya kuma kose ndakemera kuko ubukene bumeze nabi akazi ko reka umubosi ave kuri fone mukuvugishirize gusa akazi kamutse kabonetse twabagusisha contrat y'amezi 5 igihe utwaye aho ngaho iyo kampani baguhera ku 40 ntabwo ari nka hano baguhera ku 45 akazi kabonetse baguhera ku 40 kugenda kuzamuka bitwara nabi 40 yose 40 no baguhera ni menshi 40 ku kwezi bakakugabura ariko urahitamo 30 neza kugura baguha avance ko ntabwo bagurira aho ho nemeye ariko hari n'akantu nasize mu cyaro none sinakikoza yose bana akavanse nkahita nkagana baguha avance wagira ndebe nimero mushyira mu vugisho wanayikira nanjye nabonye agatelefone humura umukire baramutse bikunze byaje gukunda Alo? Ego papa Idi? Ese ya kampani y'abakozi bashaka guhora babonye bose? Mbwire ko ari Eric.
hari umusore hano waruje kuri kampani hano kuri office ariko asanze natwe twarayirangije. Ni umusore witwa Eric rwose ubona ko afite imbaraga. Warabarangije ariko wamuhengeka ku mwanya. Sawa ubwo ngubwo reka nandika imyirondoro y'imite nyiguha WhatsApp. Sawa. Arakoze cyane. Aremeye se? Aremeye. Ubu mbonye akazi. Nawe hariho igitano cyawe. Uwo mugabo afite kampani y'abantu benshi ntabwo yabura umwanya guhengeka. Harya ngo amazina ni Eric. Iri oyavuga biri. Ni Hafashimana. Hafashimana Eric. Ubu tubikanga. Bibiri kanga hakirwa ni bibiri kabiri. Wavukiye harya mu Kayonza? Za Kayonza. Niyo washyiraho za Nyamasheke. Ubwo we nawe ukiri mu ngara ufite umuryango? Mfite abana babiri. Ariko nyine naba mu Bigunda nagara. Abana bo mu Bigunda aho mugabo? Abana se shaho. Reka system ya processing nibimara gukunda data tumwohereza WhatsApp ahita kuri phone nabibona kuri phone atanyandikira nansubize ukabibonye ubwo ngubwo namara kubibona ndaza kuguha nimero ze umuhamagare nimba ibyangombwa nimba imyenda uzakoresha ugende uyizane mutangire mukorana. Oya ntacyo kabiri ndabona igeze kuri 65. None andi makuru nyuma yo kumva ubonye akazi ugiye kubikora utojya gutangira. Ikintu ngiye gukora ngiye kugura iyo hene nyohereze mu cyaro. Ewana n'itsinda de nari narambuye n'itsinda. Wambuye itsinda? 160. Ubwo nimba wambuye itsinda kampani y'umukino uzayikoramo neza? Oya nzayikoramo neza. Mwebwe muba muri n'abajenerali muri n'abajepe mwahita mumfunga. Ubu ni uko Alo? Yego. Umuhungu bimeze bite? Ni neza ni nubwo tuvugana Patrick. Niwe. Patrick amakuru ra? Amakuru ni meza wowe? Nanjye ni gakeya. Wagiye hari? Bana nabwo ubundi muri quartier nako n'ubundi ndihamenya bugugu naje gushaka akazi. Wari ugiye kumbena wari uvuze ngo uri quartier kandi ejo bundi naraje kugusura nkakubura. Ubundi buri zaba bugugu naje kwishakira akazi. Wowe warakabonye? Bana nanjye ngo ndacyategereje ari gihe nakabona barambwiye ngo ningende ndonuje bazampamagara. Wasanga wowe ugiye kwigirira amahirwe. None se byagenze bite ya kampani bari barabonye akazi ntabwo kigakora se? Byaranze biranabonye nta mafaranga byinjiza. Ntabwo uzi ko nisubiriye quartier. Nese utuvuge kuri mu cyaro? None wagiraga ngo ndihe? Ibyo bijumba byo mu cyaro ntabwo bizaguhitana. Urabimenye? Ariko nandi nacyara kose warabikundaga ntacyo bizagutwara. Nta kintu byantwara narabimenyereye. Amakuru sira? Amakuru yari meza. Ako tuburanyeho. Tuburanyeho? Umukobwa se muri quartier wajya gutereta muracyahura? Wa wundi nawe naramuretse sinzi ukuntu abakobwa bubu nabo basigaye bamwe. Karine ntabwo wamureka ndabizi ntabamureka. Naramuretse asigaye ateretwa n'abandi bahungu. Ubu se urimo urabarizwa he? Njyewe se? Ntabwo ubitereta. Narabyihoreye ariko ugira ngo biriya hari inyungu zirimo.
bizaterwa n'uburyo wabivuzemo. nta kibazo noneho nese ubwo tuzahurira he? Tuzahurira he? Waza mu rugo twafata n'ahantu nyine tugasohokana n'ibindi byose ntari. Ahubwo icyiza ni uko twazapanga ahantu tugasohokana aho kuza iwanyu ntabwo naza ari ubwa mbere nkahita nzi iwanyu. Oya tuzapanga duhure. Ok nta kibazo noneho ubwo ngubwo nagira ngo numve ukuntu umeze. Nanibagiye ahubwo se wavuze muri weekend ariko ntabwo twanze uyu munsi. Kuwa gatandatu nimugoroba. Ntacyo ubwo noneho kuwa gatandatu nimugoroba nzaguhamagara mubwire nyine ubwo nzaguhamagara nka saa 9. Sana hari ibihe byiza. Umukobwa numva ushaka ko tujya mu rukundo ariko ntacyo ubundi ntaho mfite tugombe dutereta mu ngubu. naho ubundi by'abakobwa njye narabiretse. Nanjye rwose ariko nyine ntabwo urabizi abantu tugeze kera ntabwo twabura n'umwe. Wenda kuzi kuva na kera warabikundaga mwa. Ubu bwaragabanutse ma. N'amakarikari wagiraga. Ariko nyine yewana akazi nabonye byari byiza. Nako nari ndimo nyine urumva ko ngiye kugasezera uri kumva ko ndi kugenda mbona kisumbuyeho hejuru gatoya. Sawa rero patisha ntari nyine nanjye hari utuntu ndi gukora reka banze mukore nta kibazo ubu tuzajya duhuza. Ntari bituri kumwe wowe gomeza ugatumike. Nta kibazo ucungizi bababiye baho mu cyaro. Ndabagusuhuriza. Ariko ugira uzamuke dore mu cyaro nta cyiza cyaho. Nawe ngiye kubipanga. Sawa ntaribi. Sawa. buriya abantu nkamwe rero ndabatinya gusa mwahita mumfunga ntabwo nakora agakosa oya ntabwo bagufunga kandi ugiye gukora muri company yabo ntabwo nta kintu bagutwara. ubu nabaye nyine uwanyu. wabaye uyi company rwose. none se irarangamuntu yanjye mwabitse buriya muzayinsubiza? Irangamuntu bazayiguha winjiye harabaye kwatse. hariya bayinyatse hari n'ibintu nabonye hariya bambwiye ngo ni inkarabe. hari n'ibyo nanyweye cyane nanyweye isabune. Urumva bagomba kuwupima bakareba nimba utari umutwe w'iterabwoba byose bakabiverisha nyine. ntacyo ubwo mbonye akazi. ndabona muzirangiye ahubwo katire. none se ubu se ako ntacyo ibyo mu cyaro ubwo nibyo mu cyaro ubu nabaye iwanyu. ayibonye ugaraje nsubiza. ubwo nansubiza ikintu urahita ukora rero ndahita nkuha nimero ze ndabona ufite na telefone ndahita nziguha uze kumwandikira WhatsApp umubwiye kuri Eric waje kuri ya company bakakwemera akazi arahita kumenya. murakoze cyane rwose. none ubwo se ndaba ngiye byakunze babyemerewe ibisabwa byose babitsinze ahubwo andika shaka ahantu kwandika nimero ze. oye mbwira nta kibazo. 0793 kane kane 7 izi ngizi reka niyo kwirirwa nzicishamo. uzicishamo urandikaho papa ID uza kumusacinga WhatsApp uramubona. papa ID urahita umwandikira. Sara ibihe byiza numva wasohoka tukareba ko hari n'abandi bantu bafite ibindi bibazo tukareba. sawa rero ngira ibihe byiza. sawa urakoze. kandi murakoze cyane. nawe urakoze uzatubwira akazi ukuntu kazagenda. nzababwira nukuri rwose nzababwira. bwira undi hanze bafite ikindi kibazo yinjiye nawe turebe.